mu kwezi kwa 10 k'umwaka w'1947 nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, ibihugu bibiri byo ku mugabane wa Aziya nabyo byakomeje kwanga kumvikana. Ubucyamakimbirane n'ubushyamirane birakomeza birazamuka biba byinshi hagati y'igihugu cy'Ubuhindi ndetse na Pakistan bapfa intara ya Kashmir. Intara ya Kashmir ni intara iri gukontororwa cyangwa se ifitweho uruhande n'ibihugu bitatu. Cyo ni igihugu cy'Ubuhindi, igihugu cya Pakistan n'igihugu cy'Ubushinwa. Kuri ubu intara ya Kashmir igihugu cy'Ubuhindi kikaba gikontorora 55% by'akarere kose k'intara ya Kashmir, naho Pakistan ikabikontorora 30% by'akarere kose k'intara ya Kashmir. Hasigaye 15% hakaba hakontororwa n'igihugu cy'Ubushinwa. Ariko hagati y'ibihugu bibiri byakomeje kuzamura amakimbirane. Iki ni igihugu cy'Ubuhindi na Pakistan. Umwe ati nahanjye n'undi ati nahanjye, nutarekuriye intara ikabiyanjye yose ndagukubita ngusye nguhindura umucanga. Undi ati nanjye nutarekuriye intara ikabiyanjye yose ndagusya nguhindura ivumbi. Ibyo biravuga iki? Aha ni ku isi ya Bibiliya wahageze. Isi ya Bibiliya ni ijambo rifite amagambo abiri rigize wumva mu isi ndetse na Bibiliya. Niyo mpamvu hano ku isi ya Bibiliya uzahumvira ibyabaye n'ibirimo biraba n'ibindi bizaba mu gihe cyose kizaza, byose bibera hirya no hino ku isi. Dore bifite ireme ku bahanuzi bw'ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana bikubiye mu gitabo gitagatifu cyiswe Bibiliya. Niyo mpamvu nkatwe nk'isi ya Bibiliya dusomera mwene muntu ibyo bimenyetso by'ibihe kugira ngo arusheho gukora iby'Imana ishaka. Amaze kumenya aho isi igeze azabane n'Imana yacu iteka ryose ubw'isi izabishiranye no kwifuza kwayo. Kugira ngo twumve icyo bivuze, reka tugaruke ku murongo tugendera hano ku isi ya Bibiliya. Ni umurongo wa 17 w'igice cya kabiri cy'urwandiko rwa mbere na rwa Yohana. Hagira hati kandi isi irashirana n'ukwifuza kwayo, ukora iby'Imana ishaka we azahorana n'Imana yacu iteka ryose. Uku kwifuza kw'isi, isi ishaka kwambura Imana ibyayo, niko gutuma isi irushaho kugenda izamuka kandi igenda yugarizwa n'intambara z'urudaca hirya no hino ku isi. Kuri ubu ngubu mwene muntu ku ruhande rumwe arifuza kare wagira ijambo rikomeye hose hakaba he, agashyira isi munsi y'ibirenge bye akagira ijambo rikomeye ku isi. Ndetse ku rundi ruhande mwene muntu nawe akavuga ati nanjye ngomba kugira ijambo rikomeye. Ugasanga hirya no hino ku isi mwene muntu ahanganye na mugenzi we ku buryo buremereye, akavamwe amakimbirane akomeye cyane. Ibi nibyo biri gutuma ihangana rikomeye cyane hagati y'Ubuhindi na Pakistan ritabura kuzamura imbaraga uko iminsi ikura, uko iminsi igenda ishira, uko imyaka n'ibinyejana n'ibinyacumi bigenda biha ibindi, niko ubushyamirane bugenda burushaho gukomera. Umwe avuga ati hano nahanjye, n'undi ati hano nahanjye, ugomba kunyumva, undi ati nanjye ugomba kunyumva, nutabyemera ndagusya nguhindura umucanga. Mbese biraza gukemuka bite? Aya makimbirane y'intara ya Kashmir kuva mu 1947 byageze mu 1974 ku itariki 18 z'ukwa gatanu. Igihugu cy'Ubuhindi cyaravuze kiti ubwo Pakistan itari kwemera kurekura intara ya Kashmir reka tuwikange. Uku niko bagerageje ibombe misile kirimbu bayigeragereza ku mupaka na Pakistan ku ntara ya Rajasthan. Uhangari ku mupaka na Pakistan Ubuhindi bwahageragereje bombe yiswe Simaring Buddha, babwira Pakistan iti nimutemera kurekura intara ya Kashmir aho mufite hose ngo muharekure tuhakontorore, tuzabasya tubahindura umucanga w'ubutayu. Mbese ninde uzabasha guhagarika intambara za mwene muntu zikomeje guhanganya isi yose hirya no hino ku isi ngo mwene muntu aryama sinzire?
Yesu yavuze ko izi ntambara zitazashira n'amahoro ntabwo azahora keretse Yesu ubwe niyizira agatsembaho urupfu n'ibyaha. Uku niko amakimbirane yakomeje kuzamuka umunsi ku wundi uko bwije n'uko bukeye. Pakistani nayo byageze mu 1998 ku itariki 28 z'ukwa gatanu nabo bagerageje Tremoni Kreyere bayigeragereza ku musozi wa Balochistan babwira Ubuhinde bati sha ubwo mwibwira ngo mufite simaring Buddha natwe dore Tremoni Kreyere turayigerageje twayigezeho twayikojeho ibiganza nimwibeshya mukadukinisha tuzabasya tubahindura ivumbi ry'ubutayo nimurekuri intara ya Kashmir ibi ya Pakistan kuko ni yacu. Ubuhinde nabwo buti nimurekuri intara ya Kashmir ibi y'Ubuhindi kuko ni yacu. Mbese iyi ntara izabi yande isi irashirana n'ukwifuza kwayo. Ukora iby'Imana ishaka azahorana n'Imana yacu iteka ryose. Ukugushotorana cyangwa se ukuzamura amakimbirane ukwibinyejana ibihaye ibindi n'imyaka igeye iha iyindi n'uko ibinyacumi by'imyaka bigenda biha ibindi ku ntara ya Kashmir. Ibi nibyo bitumye ku munsi wejo Pakistani irasana n'Ubuhindi za misile ziremereye zibakerekurana ku mpande zombi ku buryo Pakistani irekuye za misile ikazisekagura ku bibuga by'indege by'Ubuhindi bitatu yabisenyagura ibihindura umucanga. Ninde uzabasha guhagarika izi ntambara za mwene muntu ngo mwene muntu aryamasinzire mwene muntu agira amahoro? Yesu yavuze ko izi ntambara zitazashira n'amahoro ntabwo azahora keretse ubwe niyizira hagatsembaho urupfu n'ibyaha. Mu gihe izi ntambara zikomeje gushyamiranya Pakistan n'Ubuhindi bapfa intara ya Kashmir kugeza nubwo bagera kuri rasana rya hato na hato rya za misile ziremereye n'ibibuga by'indege bikaba biri gusenyuka kuri ubu ngubu kuri ibihugu byo ku mugabane wa Aziya ku Buhinde na Pakistani. Uku niko uburasirazuba bwo hagati nabwo bukomeje kuzamura amakimbirane hagati ya Israel na Palestina bapfa Yerusalemu. Bamwe bati nahacu abandi bati nahacu. Hakabaho irasana rikomeye cyane hagati ya Palestina ndetse na Israel n'ibindi bihugu nka Syria ndetse na Libani bapfa ibisozi imwe n'imwe izengurutse Israel. Israel iti nahacu ibindi bihugu nabyo biti nahacu. Nimutemera ubwigenge bwa Palestina wo kubaho kwa Palestina turabasya tubahindura umucanga. Ntabwo ari uburasirazuba bwo hagati kuri ibihugu bya Aziya gusa ndetse n'uburasirazuba buhera bw'Uburayi hagati y'igihugu cya Ukraine n'Uburusiya niko intambara zikomeje kubica bigacika. Mwene muntu ari kuhapfira ntaryama ngo asinzire nta ubyuka yibwira ko buri bwire nta ubwo buri bwire wibwire ko buri buce imitima ihora ihagaze. Mwene muntu yabuze amahoro. Ninde uzabasha guhagarika izi ntambara za mwene muntu ngo mwene muntu aryamagira amahoro? Mu gihe uburasirazuba bw'Uburayi buhera hagati y'Uburusiya na Ukraine bakomeje kuzamura amakimbirane, akarere k'ibiyaga bigari nako intambara zirimo zirabica bigacika hagati y'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abarwanyi ba M23 bavuga ko ari abakongomani bahagurutse bakajya kurwanira ukubaho kwabo. Bavuga bati Kinshasa ni murekure kuri ayo madolari, murekure kuri ayo makaroni natwe turyeho, ntabwo tugomeza gutungwa n'ibijumba n'amateke by'imasisi gusa, nimuduhe natwe kubyicinshasa natwe turyeho, nimutabyemera turabasya tubahindura umucanga. Iyi ntambara yakomeje kuzamura umwuka mubi hagati y'abarwanyi ba M23 na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugeza ubwo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuze ati ntabwo muri abakongomani ahubwo ni igihugu cy'u Rwanda cyaje kiradutera, none Rwanda warekuye ubutaka bwacu ugasubira iwanyu. Ibyo byatumye isi yose ihagurukira igihugu cy'u Rwanda irakibwira iti nimurekure intara zose mwafashe, ni mwebwe muri kurwana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ntabwo ari
n'abakongomani ni mwebwe nimurekure mugende mujyi wanyu mureke guteza umuvurungano n'imidugararo mu karere k'ibiyaga bigari. Mbese koko iki ni igihugu cy'u Rwanda cyateye ikindi gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ikaba kiri guteza akavuyo n'imidugararo mu karere k'ibiyaga bigari. Mbese u Rwanda ruraza kubyemera? Mbese aba ni abanyarwanda bari kurwana muri Kongo cyangwa n'abakongomani bahagurutse kurwanira ubwigenge bwabo nk'uko babivuga? Aha ni ku isi ya biriya ntiwakura urushinge rwawe ng'isi ya biriya turaje tukubwira ikigiye gukurikiraho ejo. Mbese isi gushaka amahoro iraza kuyashakira he? Ni mu gihe ubutegetsi bwa gikapitalisite mu isi bwavuze yuko buzatanga amahoro, agashuka cyangwa se agashami kitwikira agashuka ka Repubulika ubwo kari kamaze kwinjira ku ruhembe rw'umuheto muri White House, kari katangaje yuko kazahisi amahoro. Mbese koko karaza kuyatanga? Mbese mu gutanga amahoro nuko karushaho gusakuza kabwira u Rwanda kati ni mwebwe muri kurwana muri Kongo nimutahe mujyi wanyu muhagarika intambara? Mbese abarwanyi ba M23 nibahagarika intambara mbese koko barajya mu Rwanda? N'abanyarwanda barajya he? Isi irashirana n'ukwifuza kwayo. Ukora iby'Imana ishaka we azahorana n'Imana yacu iteka ryose. Ni mu gihe umushumba w'idini ya Kiliziya Gatolika mu isi mushya bwana Robert Provost yatangaje yuko adakeneye intambara za hato na hato ziri kubera hirya no hino ku isi, ngo abantu nibareke kurwana. Mbese koko aya mahoro Provost ari gutangaza avuga ko abantu batagomba kurwana baraza kubyubahiriza, barekure intwaro bazirambike hasi, n'abandi misozi bagiye bafata bayirekure basubire mu birindiro baturutsemo. Isi irashirana n'ukwifuza kwayo. Ukora iby'Imana ishaka azahorana n'Imana yacu iteka ryose. Mbese koko iyi mishyamirane cyangwa se ubushyamirane buri kubera hirya no hino ku isi, kuko Provost yavuze ko nta ntambara ashaka, mu gihe abivuze Pakistan na UBUHINDI bakaba bakozanyijeho kugeza amaginga ya baracyareba nayo ingwe misile zirazamuka mu kirere zikamanuka zisekagura ahantu hose zikahahindura ivumbi. Ninde uzabasha kuzihagarika? Aya mahoro Provost yavuze haraza kubahirizwa n'isi. Urusaku rwa za misile ruhagararire muri Aziya no mu karere k'ibiyaga bigari no mu karere k'uburasirazuba bw'Uburayi buhera. Yesu yavuze ko izi ntambara zitazashira n'amahoro ntabwo azahora, keretse ubwe nizira agatsembaho urupfu n'ibyaha. Hano ku isi ya biriya wahageze ntuku urushinge rwawe. Hano ku isi ya biriya turaje tukubwira ikigiye gukurikiraho. Biraza kurangira bite? Mbese Kashmiri iraza kuba ya Pakistan? Kashmiri iraza kuba iy'Ubuhindi? Mbese abarwanyi ba M23 baremera gushyira imbunda hasi batahe? Mbese n'abanyarwanda barasubira iwabo? Mbese Yerusalemu iraza kuba iya Palestina cyangwa iraza kuba iya Isiraheli? Mbese Ukraine iraza kwemererwa kujya muri OTAN? Amahoro ahinde mu karere k'uburasirazuba bw'Uburayi buhera ndetse n'ibihugu by'uburengerazuba bw'isi, cyangwa Uburusiya buraza kugamburuza Ukraine kujya muri OTAN? Amahoro aboneke mu karere k'uburasirazuba bw'Uburayi buhera ndetse n'uburengerazuba bw'isi no muri Aziya muri rusange. Nuko urushinge rwawe hano ku isi ya biriya. Ng'isi ya biriya natwe turi hano tukubwira ikigiye kuzakurikiraho ejo. N'icyo ibitabo bitagatifu byahumetswe n'Imana bivugaho Bibiliya. Ntujye kure, turi hano turabakunda. Shalom shalom, turi kumwe.